Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana iduhaye, turi kwa gatandatu, ni itariki enye z'ukwezi kwa mbere 2025. Iyi ni wikendi ya mbere y'ukwezi cyangwa se y'umwaka wa 2025. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi rero turasoma muri Zaburi, turi muri commanding your day, ni commanding your day ya 290. Imana ishimwe. Hanyuma umunsi turasoma muri Zaburi ibice 94, ni umurongo waho wa 13 hanyuma na 14. Kariho dusoma Bibiliya avuga ngo kugira ngo umuruhure iminsi y'amakuba n'ibyago, kugeza aho abanyabyaha bazacukurirwa ubushya, kuko Uwiteka azata ubwoko bwe kandi kuko Uwiteka atazata ubwoko bwe kandi atazareka umwandu we. Amen, haleluya. Ngaya magambo tugomba gusengera n'umunsi wo kwa gatandatu. Bibiliya yambwiye ngo kugira ngo umuruho cyangwa kugira ngo umuruhure iminsi y'amakuba n'ibyago, kugeza aho abanyabyaha bazacukurirwa ubushya. Reka nkubwire, Uwiteka azakugirira neza kugeza aho abanyabyaha, kugeza aho haba abandi avuga ngo, abangaba bavuga ngo Imana yawe ni Imana nziza, ni Imana itabara, ni Imana ibwira neza. Mu izina rya Yesu arakubwiye kandi ngo kuko atazata ubwoko bwe kandi atazareka umwandu we. Reka nkubwire, mu Uwiteka atazareka nawe urimo, mu Uwiteka atazasiga nawe urimo. Yaravuze ngo sinzaguhana, sinzagusiga nk'imfubyi, uzanzabana nawe, nzakurinda, nuca mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe, mu muriro mwinshi nzaba ndi kumwe nawe, kuko ndi Imana yawe. Ntabwo nzaguheba, sinzagutererana. Imana nikugire neza, irakubwiye ngo ntizaguheba, ntizagutererana, izabana nawe. Uyu munsi wo ku gatandatu ngaho yishime, yiterere hejuru, uyivugire ibigwi yuko ari Imana igira neza, mu izina rya Yesu. Amen. Amana akoze kutugirira neza, akoze kudufungurira imiryango, akoze kutazaduta, kutazaduhana, mu izina rya Yesu. Amen.